yamaye umwerekazi w'imico myiza cyane. Best friend Uwingeneye ari umukunzi wawe yadusabye ko twagukorera ibisingizo by'abakobwa mu magambo agira ati: mwiza wanjye gitego mu bakobwa, nyampinga mu beza, umwiza ku mubumbe. Urabizi ko uri urusaro rusobetse amagambo y'umwimerere aturutse ku ndiba y'umutima wanjye, nkaba nkeneye bya biganza bigaba ituze n'amahoro, kuko urabizi neza yuko iyo unkozeho amashagaga arashira, nkatuza nturuje mu gituza gitatse amahumbezi. Niko nyirindoro nziza itatswe umubyeyi wahebuje abakubonye bakiga isomo y'uko gusa neza ari ukwiyitaho nk'uko ubigenza, ndero y'imanzi usa na bike. Niko ye, ndibuka kera ukiri ku ishuri nk'aho byabaye none, wari rudahigwa mu mihigo, waharaniraga umwanya wa mbere nk'abahinzi barwanira amasuka. Ubwiza ari nta makemwa, ubwitonzi wabuhiganwaga n'amasera, kuko ubwiza n'uburanga n'igikundiro nawe mu biharanira n'ibikuzuye gusa. Niko ye nyabo, ndagukunda nkabura uko mbigenza, ntegereje ko watura mu gituza cyanjye, dore ko kigereranywa nka kimwe cya Aburahamu yatujemo Sara. Mukobwa uzira inenge, nzagukunda kugeza igihe urukundo ruzakubera iseseme. Ndabizi ko nkunda aya magambo natondetse nifuje ko kugera ku mutima wawe ukanezererwa. Mukunzi wanjye, simfite ibya mirenge ngo nkuhe, ariko umutima wanjye naguhaye. Nifuje ko nabinyuza mu bisingizo by'abakobwa kugira ngo ubashe kunyurwa. Yaba umukunzi wawe.